Muri iyi minsi nta yindi nkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga atari Muramyi Annette Murava ndetse n'umugabo we Bishop Gafaranga. Bikaba bivugwa ko Murava ariwe wafungishije umugabo we kubera ko yamuhohoteraga ndetse akanamukubita ubutitsa. Ariko Murava we yarabihakanye muri video yasohoye abinyujije kuri channel ye. Gusa ntabwo yivuzweho rumwe na benshi, abamwe bavuze ko ari injiji, abandi bakavuga ko yakoze kuba yarashyize umucyo ku byari bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru. Mu magambo ye akaba yaravuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we Gafaranga, nk'uko abenshi bakomeje kubigarukaho. Wowe utarakora subscribe kuri Mugisha TV, gikore kugira ngo ujye umenya amakuru tukugezaho umunsi ku wundi. Muhaye ikaze. Umuramyi Annette Murava yashyize ashyira umucyo ku mibanire ye n'umugabo we Bishop Gafaranga, ashingiye ku bimaze iminsi bivugwa ko yaba ariwe wamutangiye ikirego akaba afunzwe. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi tariki 7 Gicurasi 2025 akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Annette Murava yifashishije urubuga rwe rwa YouTube rwitwa Gafaranga na Murava ahuriraho n'umugabo we, yagaragaje ko nubwo umugabo we afunzwe ariko nta kibazo bafitanye kandi ko bakomeye, nubwo umuryango wabo urimo kunyura mu bigeragezo. Muri icyo kiganiro yagize ati, nta muntu natera ibuye, nje kwivugira ko dukomeye, kuganiriza abakunzi bacu bamaze igihe batatubona. Yifashishije indirimbo Murava yaririmbye aca amarenga ko nta kibazo afitanye n'umugabo we Gafaranga, ko ibyavuzwe byose ari ibinyoma. Ati, mu nzu y'imbohe, mu mibabaro uri Imana, mu magambo y'ibinyoma uri Imana, mu ngoyi nyinshi no mu bibazo byinshi uri Imana. Ndatekereza ko ndirimba ikinyarwanda, umuntu wese ucyumva icyo gitero kirabisobanurira neza. Yongeraho ati, ni ukuri ndashaka kubwira abakunzi bacu ko tumeze neza. Ndabizi mwaciwe intege, hari byinshi mwabwiwe, ariko ndashaka kubabwira ko no mu magambo y'ibinyoma Imana itubereye Imana, n'urugo rwacu ikomeje kutwubakira. Ageze ku makuru yakomeje kuvugwa yaba ari we wifungishirije umugabo, Annette Murava yatangaje ko nta kibazo afitanye n'umugabo we, ahubwo abivuga bigaragaza ko ari byo yabifuriza kandi ko bitazashoboka. Ati, nk'uko nabwiraga abakunzi bacu, yewe n'umugabo wanjye Bishop Gafaranga nta kibazo dufitanye, ahubwo keretse niba hari abantu bakeneye ko tugirana ikibazo, ababishaka nababwira ko ibyo byifuzo byabo ari bibi kandi ko bitari busubizwe. Murava avuga ko igihe umuryango we umaze unyura mu bigeragezo cyatumye yumva neza impamvu yageragejwe igihe kinini, nubwo benshi bita ko ari gito, gusa akavuga ko nubwo ari uko bimeze bategereje Imana kandi bizeye. Ashimira abakunzi b'umuryango wabo ko bakomeje kumusengera, anabasaba gukomeza kubasengera kandi bizeye, kuko mu bihe bya vuba bazaba bari kumwe n'umugabo we bakanabaganiriza neza. Ababwira ko ahari abakunda kandi abakumbuye. Tariki 26 Gicurasi 2025 nibwo Bishop Gafaranga yaburanye. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rumukatira gufunga iminsi 30 y'agateganyo, akaba ategereje kuburana mu mizi. Bishop Gafaranga na Annette Murava bashyingiranywe tariki 11 Gashyantare 2023, bakaba bafitanye umwana umwe.